Abakunzi bahoraho live twishimiye kongera kubasuhuza tuje kubaganirira ku bintu by'ingenzi abantu benshi bibazaho buri munsi. Ntucikwe n'ikiganiro tugiye kubagezaho kubijyanye n'imbuto. Imbuto turavuga imbuto ziribwa, fruits, les fruits. Imbuto rero abantu benshi bazita ko ari iz'abana, abandi bakazigira iz'abarwayi, ariko se wowe imbuto uzifata gute? Imbuto wowe ubona zikenewe nabande? Uyu munsi muri Horaho Life tugiye kubaganira ku kamaro k'imbuto, imbuto icyo ari cyo n'icyo zimariye imibiri yacu, yewe n'impamvu ki tugomba kuzifata. Kuva isi yaremwa kubemera iremwa, no kuva isi yakwirema kubemera ko isi yagiye ihindagurika, imbuto zifata umwanya wa mbere mu biribwa by'ingenzi ku buzima bw'umuntu, zikaba nta kizisimbura. Imbuto zigize byinshi by'ingenzi umubiri ukenera, ndetse zikaba zifite akamaro gakomeye ku mubiri w'umuntu. Bityo imbuto ni kimwe mu bintu kuva isi yaremwa kugeza none by'ingenzi. Uyu munsi imbuto ni ingenzi cyane kurusha ndetse mu gihe cyashize, kuko uyu munsi nibwo zikenewe by'umwihariko bitewe no kwangirika kw'ikirere, bitewe no guhindagurika kubigize environnement, ibiribwa biboneka mu mafunguro yacu, intungamubiri dukeneye, indwara z'ibyorezo, ibibazo byibasiye isi n'abantu. Uyu munsi imbuto zirakenewe by'umwihariko. Rero iyo tugiye kwibaza ku mbuto, twakwibaza ubundi imbuto zituruka hehe? Imbuto zituruka ku bimera, imbuto zituruka ku biti, imbuto zituruka ku kintu cyameze. Ntabwo imbuto zituruka mu kirere, nta nubwo zikorwa mu nganda. Imbuto rero, urubuto ruturuka ku rurabo, hanyuma ururabo rukazaza kwivuremamo urubuto. Urwo rubuto rukaba rufite imiterere runaka ituma abantu bakunda cyangwa bakenera kurya imbuto. Imbuto rero nk'ikimwe mu bice bigize igiti, bigize ikimera runaka, zifite intungamubiri zikomeye cyane ku mubiri w'umuntu, cyane cyane ziganjemo ibirinda ndwara, zikibandamo imyunyungugu y'ingenzi, hakibandamo n'ibyo bita amafito chemicals cyangwa phytochimique. Ibyo ngibyo ni bimwe mu byo wumva nko mu guhumura kw'imbuto, yewe nibyo bita amaflavonoid, nibyo bita anthocyanin. Ibyo bikitwa antioxidant. Akaba ari ibintu by'ingenzi mu kurinda no mu kuvura indwara zitandukanye. Akamaro ka mbere niko imbuto ari ibirinda ndwara. Akamaro ka kabiri niko imbuto zivura indwara zitandukanye. Abahanga mu by'imirire, imbuto bagenda baziha akamaro gatandukanye mu kuvura indwara zitandukanye, buri rubuto ku rundi. Imbuto rero muri Horaho Life nkuko tugiye kubasobanurira akamaro k'imbuto, imbuto ni ikintu, ni ikiribwa gikenerwa na buri muntu uwo ari we wese, guhera ku bana batoya bageze ku gihe cyo gutangira kurya nibura ku mezi 6, kuzageza ku musaza rukukuri cyangwa umukecuru rukukuri, wa wundi ugeze igihe cyo kuzava no ku isi. Imbuto ni ikiribwa cya buri muntu, ni ikiribwa kitagomba kubura ku mafunguro ya buri muntu uwo ari we wese, ni ikiribwa cy'ingenzi ku buzima bw'umuntu kuva atangiye kurya cyangwa se kuva abayeho kuzageza apfuye. Imbuto kubera iki tuzirya? Impamvu turya imbuto niko imbuto ziri mu bigize ubuzima bw'abantu. Imbuto Imana ijya kurema isi kuba iremwa, cyangwa isi ijya kwirema, havugwa ko mu bintu bya mbere byabanje ku isi kugira ngo umuntu abashe kubaho harimo n'ibikomoka ku bimera n'imbuto. Ibikomoka ku biti, ibimera n'imbuto. Ibyo bitubwira iki rero mu buryo bwa kiganga, mu buryo bw'ubuvuzi? Bitwereka akamaro gakomeye k'imbuto, kubera ko imbuto nkuko nabibasobanuye zikize ku ntungamubiri z'ingenzi. Ariko mbere ko tujya n'indani mu kigize imbuto, urubuto ukirureba inyuma, ukirubona ubwabyo hari icyo bitanga ku ishusho, hari icyo bitanga ku bwonko bwawe, hari icyo bitanga ku buzima bwawe, utangira kumva ibintu bimeze neza. Imbuto zikurura ibijyanye no kugira amatembabuzi cyangwa kugira ubushake bwo kurya, bigatuma amanzime digestif cyangwa se ibyo bita amatembabuzi ajyana kwigogora, atangira kuba menshi mu kanwa, bityo ukumva utangiye kugira apeti, amacandwa, amasalive, grande salivaire. Iyo ubonye urubuto utangira kumva ugize apeti, kuko urubuto rugaragara neza. Tuvuge iyo ufashe umwembe ureba ukabona urasa neza. Ushobora kwibaza iki? Mpamvu ki abana mu cyaro kera bajyaga kwiba imbuto? N'uyu munsi sinzi niba bakijya kuziba. Mu bigo, mu bipangu by'abakire bafite imbuto, abandi bana bo muri quartier bagasimbuka ibipangu bajya kwiba amaronji, bajya kwiba imyembe. Bivuga iki? Bivuga ngo ubundi muri kamere muntu, umuntu akururwa cyane n'imbuto, kuko imbuto ni ikiribwa gikurura attention, gikurura
ubushake bw'umuntu kugira ngo ashake kurya. Rero imbuto ni ikiribwa cyiza, ni ikiribwa ubundi abahanga mu byo kwemera bavuga ko imbuto ni ikiribwa cy'ubuzima, imbuto ubwazo ni ubuzima, kubera ko imbuto nicyo kiribwa usoroma kigifite ubuzima, ukanakirya kigifite ubuzima, kikanakuryohera kidatetse, kitagize ukundi kuntu gihindurwa, ndetse kikagumana umwimerere wacyo. Rero imbuto bazifata nk'ikiribwa kimwe mu biribwa bifite ubuzima, kandi nibyo dore yuko ni guhumura kw'imbuto iyo kikiri kibisi, iyo zikiri naturel, iyo zigifite umwimerere wazo zihumura neza kandi zikaryoha. Bityo rero mu bindi bikurura umuntu mu gushaka kurya imbuto harimo icyo bita impumuro. Impumuro y'imbuto ni nziza cyane, dore ko ikururira umuntu gushaka kurya izo mbuto, ndetse bigafasha amatembabuzi, bigafasha umubiri w'umuntu gutangira kumererwa neza no kwifuza gufata cya kiribwa kikaza kije kuba intungamubiri, cyangwa kikaza kije kuba bimwe mu bitunga umubiri by'ingenzi ku mubiri w'umuntu. Byongeye uburyohe bw'imbuto butandukanye butuma umubiri w'umuntu ubasha gukora neza, ndetse bikawugira akamaro mu buryo butandukanye. Byongeye buriya no gufata urubuto bwabyo bifite ukuntu bikurura imikorere myiza y'umubiri w'umuntu, kuko bituma apeti, bituma kumererwa neza k'umubiri, bituma umubiri utangira gukora neza, ku buryo kururya noneho byonyine ubwabyo no kubyumva mu gihe uri kuruhanura bitanga burya imiterere myiza, bitanga imyumvire myiza, bitanga kugubwa neza k'umubiri, bikawujyana mu gufasha umubiri gukora neza. Niyo mpamvu abahanga mu by'imirire bagira abantu inama kurya imbuto kenshi mu mirire yabo ya buri munsi, usibye ko n'ubundi ari ngombwa cyane no mu gihe cya none by'umwihariko bitewe n'indwara z'ibyorezo zirimo na COVID-19, aho umubiri w'umuntu ukenera ibikomoka ku bimera cyane kugira ngo ubashe guhangana n'indwara zirimo n'indwara y'icyorezo imaze kuzahaza isi yose mu buryo butandukanye bw'ubuzima n'ubukungu. Imbuto ni kimwe mu bishobora kuduha ubushobozi bwo kubaka ubudahangarwa bukomeye, bushobora kudufasha guhangana n'indwara harimo COVID-19, dore yuko mu mbuto habonekamo ikigero kinini cya vitamine C. Vitamine C iboneka mu mbuto nta handi wayisanga, kuko vitamine C ikomoka ku bimera gusa. Imbuto ni imboga, ntabwo ushobora kuyisanga mu bikomoka ku matungo, nta nubwo ushobora kuyisanga mu bikomoka ahandi mu butaka uretse mu bimera, uretse mu mbuto. Icyo ni ikimenyetso kitubwira yuko imbuto ni ikiribwa cy'ingenzi ku buzima bw'abantu. Imbuto ni ikiribwa cy'ingenzi kuva isi yaremwa, cyangwa se ni ikiribwa cy'ingenzi kuva isi yabaho kuzageza isi ahari irangiye n'ibizarangira, kuzageza ibiremwa bikiri ku isi. Niyo mpamvu ingano ya vitamine C igomba kuba ihagije ku mubiri w'umuntu kugira ngo bidufashe kurinda indwara nk'indwara bita ascorbi. Vitamine C bakayita acide antiscorbic, akaba ari acide cyangwa akaba ari ubwoko bw'intungamubiri zirwanya ubwo bwoko bw'indwara mbi cyane, dore ko inica, ariko akenshi ntabwo ikunze kuboneka mu bihugu bimwe na bimwe, cyane cyane mu bihugu abantu baryamo imbuto ku kigero kiri hejuru. Aho twavuga nko mu bihugu byateye imbere nko mu Faransa no mu bindi bihugu biteye imbere, iyo ndwara ntabwo kiboneka. Ariko mu bihugu bimwe na bimwe bikiri mu nzira y'amajyambere ndetse bikiri inyuma mu kugira imbuto cyangwa mu kubona imbuto, hari ahantu hataboneka imbuto bitewe n'imiterere n'imyumvire y'abaturage baho, cyangwa badashobora no kuzigura ku isoko ngo zigere ku masoko yabo bashobore kuzirya ku kigero gihagije. Rero aho ngaho ushobora kugira icyo bita carence y'ibikomoka ku mbuto. Icyo gihe umubiri ugira ikibazo cyo kubura zimwe mu ntungamubiri z'ingenzi zirimo amavitamine, zirimo imyunyungugu, zirimo amaflavonoide, zirimo antocyanine. Ibyo byose ni ibirinda ndwara bikomeye cyane, dore ko bifasha umubiri w'umuntu kuzamura ubudahangarwa. Aha niho tugiye kubasobanura rero iby'ingenzi cyane ku mbuto n'icyo zimarira umubiri w'umuntu. Icya mbere, imbuto zirinda indwara, ni ibirinda ndwara bikomeye cyane, zikora icyo bita prevention, zirinda indwara zitandukanye. Aho niho nababwiragamo nk'indwara bita ascorbi, scaf. Iyo ndwara ni indwara kenshi irangwa no kuva ishinya, kuva mu kanwa, gucika ibisebe n'ibindi. Irica, ntabwo ikunze kubaho mu minsi ya none kubera ko abantu bagenda basobanukirwa n'akamaro ko kubona intungamubiri zikomoka ku mbuto n'ibimera bitandukanye, bakarya amavitamine atandukanye. Twabibutsa kandi yuko imbuto zifite akazi gakomeye ko kurinda indwara nk'amakanseri, kanseri zitandukanye, kanseri zo mu mara. Murayazi, yakira ibyo twariye akabitunganya, amara mato agakuramo intungamubiri zijya mu mubiri. Rero mu gihe habura zimwe mu mbuto, umubiri w'umuntu ubura icyo bita fibers. Iyo ubuze fibers, amara
aranyunyuza cyane, bityo ibyo wariye byose bikaba byatinda mu mara, ibindi bikagenda birimo n'umwanda utandukanye mu maraso, bityo umwijima n'izindi nyama z'umubiri zikananirwa gukora neza, bikaba byajyana ku burwayi nka kanseri z'amara, kanseri du côlon, constipation, indigestion. Ibyo rero bijyana ku kurwara indwara nka kanseri z'amara. Imbuto zifite akazi gakomeye ko kuduha amavitamine atandukanye. Nka vitamine A ni ingenzi cyane mu gufasirita cyangwa mu gufasha gukura neza, yaba ari gukura kw'abana, yaba ari no gukura kw'ibindi bice bitandukanye by'umubiri. Vitamine A iboneka mu mbuto n'imboga nka carotte, imbuto z'umuhondo, n'imbuto rwatsi, imboga. Vitamine A ni ingenzi cyane mu kurinda uburwayi bw'amaso, kandi twanababwiye kugira umumaro ukomeye mu gukura. Vitamine zo mu bwoko bwa B nka B1 ifasha umubiri guhinduka gukora ibyo bita energy, imbaraga. Iyo ubura vitamine zo mu bwoko bwa B, umubiri wawe ugira intege nkeya, ugacika intege, ukajya ugira umunaniro ukabije. Zifite akamaro gatandukanye kuva kuri B1 kuzagera kuri B12 cyangwa 12. Kandi twababwiye akamaro ka vitamine C, twababwiye n'akamaro k'izindi vitamine zitandukanye n'imyunyugugu ifasha mu gutuma umubiri ubasha gukora imwe mu mirimo y'ingenzi. Twababwiye ko imbuto zikizeho imyunyugugu irimo nka za calcium, za phosphore, za magnesium, imyunyungugu yubaka amagufa, imyunyungugu yubaka imyakura, imyunyungugu ituma umubiri ukora neza. Imyunyungugu na vitamine ni ingenzi cyane mu kurinda indwara zitandukanye, harimo indwara z'umutima, harimo indwara z'amara nkuko nabibabwiraga, harimo indwara z'impyiko. Nababwiraga ko imbuto nibyo byonyine bishobora gufasha umubiri kurekura imyanda mu buryo bworoshye kandi ntigireyo imyanda itera mu mubiri w'umuntu. Aha turababwira gute rero? Turababwira yuko akenshi abantu bafata imbuto bakazita iz'abana, bakazihara abana, izindi bakazihara abarwayi, ariko tubibutse yuko imbuto buri muntu wese azikeneye, tutitaye ku kigero icyo ari cyo cyose zaba zihendaho. Ariko ubundi imbuto ni ingenzi. Akenshi abantu bakuru bumva yuko bo kurya ari ukurya ibiterambaraga, ibirimo ibijumba, imyumbati, ibirayi, kurya bikize ku maproteine, inyama, bakarya n'ibindi bintu bikomeye biremereye, bakumva ko ibyo bihagije. Oya, ntago bihagije. Mu gihe umubiri wawe utabonye ibikomoka ku bimera, utabonye imbuto, utabonye imboga, utabonye cereal cyangwa se ibinyampeke, jya umenya yuko umubiri wawe uri kuwangiza, jya umenya yuko umubiri wawe uri kuha ibintu byongera umwanda mu mubiri. Aha niho tubibutsa ka agaciro k'imbuto. Imbuto zo nta kintu na kimwe zitanga mu mubiri gitera umwanda cyangwa se kivaho ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu, dore ko imbuto ubwazo zifite akamaro gakomeye mu gukura imyanda mu mubiri, babyita desintoxification cyangwa detoxification property. Ubwo bushobozi bw'imbuto bwo gukura imyanda mu mubiri tubisanga hehe? By'umwihariko tubisanga nko mu mara, aho imbuto zituma amara akora neza, zigafasha urwugara rw'amara kuba rufite ubushobozi bwo gusohora imyanda no kunyunyuza intungamubiri ziri mu mara, yaba ari mu mara mato no mu mara manini. Bityo imbuto zirinda indwara nka constipation, zirinda indwara nka indigestion. Constipation ni impatwe, indigestion ni gugarirwa. Imbuto kandi zirinda kanseri y'amara mato n'iy'amara manini. Imbuto zituma habaho kugenda neza kwigogora, yaba ari uguhera mu kanwa kugeza mu rura runini. Imbuto zifite akazi gakomeye cyane ku mpyiko mu kugabanya imyanda iri mu mubiri, igasohoka mu nkari, impyiko zitagize ikibazo gikomeye. Mu gihe ibindi byose bikomoka ku matungo bitanga umwanda ukomeye, bitanga ibintu bikomeye byangiza impyiko, dore ko bivaho imyanda itandukanye. Twabaha nk'urugero mu nkuru yashize yatambutse, twababwiraga akamaro k'amagi, tunababwira ukuntu amagi ari meza ku mubiri w'umuntu, ariko tubabwira yuko amagi ashobora gutanga icyo bita cholesterol nyinshi. Aha ngaha twababwira yuko imbuto zo ziza zije no gufasha gukura ya myanda ya cholesterol mu mubiri, zigakura imyanda ya uric acid mu mubiri, cyangwa se imyanda ikomoka ku bikomoka ku byo tuba twariye byiganjemo ibyo bita pirine, cyangwa se imyanda ikomoka ku byo turya bikomoka ku matungo. Imbuto hafi ya zose ubundi ni ingenzi, ariko hari zimenyerewe cyane muri sosiyete ahantu henshi. Tuvuge nk'avoka. Avoka ni igiti, ni imbuto ziboneka ahantu henshi, cyane cyane mu bihugu bishyuha. Yewe twavuga yuko avoka iri no mu mbuto zishobora kuboneka zinimejeje. Avoka ni
imwe mu mbuto z'ingenzi cyane zifitemo icyo bita omega 3 na omega 6, zikabamo urugimbu cyangwa ibivumbikisho byiza ku mubiri w'umuntu, zigafasha umwijima gukora neza, zigafasha umubiri kwirinda indwara zitandukanye, indwara z'umutima, indwara z'umwijima, indwara z'imitsi y'amaraso, indwara zo kwibagirwa n'indwara zo gusaza imburagihe. Avoka kandi ituma uruhu rusa neza. Avoka irakoreshwa mu biribwa bya buri munsi, itera umubiri kumva mu nda uhaze, bigatuma utarya byinshi, bigatuma rero umuntu atagira ibinure byinshi. Ikimenyimenyi kandi niko imbuto zose buriya ntago zitera kubyibuha. Nkuko navuze ko avoka ifite urugimbu cyangwa ifite ubwoko bw'ibinure byiza, ntago ishobora gutuma umuntu agira urugimbu rwinshi, ntago ishobora gutuma umuntu abyibuha. Twavuga nk'indimu. Indimu zirazwi. Indimu, amaronji ni imbuto zizwi cyane ku isoko, akaba ari ingenzi cyane mu gutanga ya vitamine C nababwiraga. Ikaba ari vitamine y'ingenzi mu kurinda indwara zibasira imitsi y'amaraso, indwara zigabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Ikaba ari vitamine y'ingenzi mu guha umubiri imbaraga zo kurwanya indwara zitandukanye. Twababwiramo n'izindi mbuto zitandukanye. Twababwiramo umuneke. Umuneke ukize kuri potassium, akaba ari ingenzi cyane mu guhangana n'indwara z'umutima n'izindi ndwara zitandukanye. Twababwiramo kandi nka pome, twababwiramo imbuto zirimo amaronji, pome, imineke, avoka, indimu n'izindi. Imbuto ni ingenzi, ni iby'ingenzi ku mubiri w'umuntu. Imbuto tubona yaba n'izindi mbuto tusanga ku masoko ni iz'ingenzi cyane. Tubibutse yuko imbuto ni byiza kuzirya zikiri fresh, ni byiza kuzirya zitaratinda mu bubiko, zitarajya mu mafrigo, zitaratinda ngo zitakaze bimwe mu bizigize, zitakaza intungamubiri. Kandi tubibutsa yuko imbuto ni byiza kuzironga neza, cyane cyane ko hari igihe hakoreshwa imiti yica ubukoko. Iyo miti ikaba yagira ingaruka ku mubiri w'umuntu mu gihe zitaronze neza. Ariko ubundi imbuto ni byiza kuzirya zigisarurwa, ndetse ni byiza kuzigaburira abantu bose, kuzigaburira abana, abakuru ndetse n'abashaje. Tubibutsa yuko imbuto nubwo twabasobanuriye yuko nta ngaruka n'imwe zigira ku mubiri w'umuntu, imbuto zigomba kwitonderwa zimwe na zimwe. Ku bantu bafite nk'indwara nka diabete, bagomba kwirinda kurya imbuto zikize ku masukari cyane, bakazirya ku kigero gitoya. Ikindi, imbuto zifite nka acide nyinshi ku bantu bafite ibibazo by'igifu, ni byiza kwirinda kurya imbuto zifite acid nyinshi. Kandi rimwe na rimwe imbuto zishobora gutuma umuntu agiraho nka diare. Ni byiza kwirinda guha imbuto umwana utarageza igihe cyo kurya. Abana bahabwa imbuto iyo bagejeje igihe cyo kurya, nibura hejuru y'amezi 6. Kandi hari zimwe muzo zitera kumva icyo bita ubushagarira bw'amenyo, kumva zirababaza ku menyo. Icyo gihe ugomba kuzirya wirinze ko zigutera ikibazo cy'amenyo. Imbuto ni ingenzi cyane muri rusange, nta ngaruka yazo ku kigero gito no ku kigero cyinshi. Ni byiza kurya imbuto ku kigero gihagije, dore yuko bidufasha kwirinda indwara, bikadufasha guhangana n'indwara zitandukanye, bikadufasha kandi kubaho tukaramba. Imbuto zigizwe na byinshi, birimo ibiterambaraga, birimo ibyubaka umubiri, birimo ibirinda indwara, birimo imyunyungugu y'ingenzi, hakabamo n'ibyo bita flavonoids, n'izo bita anthocyanin, n'ubwoko bw'icyo bita phytochimique cyangwa amafitochimique, bifasha umubiri kumererwa neza, kurinda indwara no kubaho neza. Imbuto rero ni ingenzi. Ntukabure imbuto ku meza yawe, ntukabure imbuto mu rugo rwawe. Muzihinge, muzigabure, muzirye, zibafashe kubaho, dore yuko imbuto ni ubuzima. Kurya imbuto bifasha kubaho neza. Imbuto ni ikiribwa gishobora kwihaza kikanahaza abakiriye. Muri Horaho Life, inama nziza ku buzima nakagaruka. Muradusanga muri Horaho Life mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, muri etaje ya 3 mu muryango wa 302. Mushobora no kuduhamagara kuri 0788 mu gihe mukunze inkuru zacu, mujye mukora share ku bandi. Ubuzima bwiza bugere kuri bose, twirinde tubeho neza, turambe.